mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize uwitwa Lucas ndetse n'umugore we Genta bari kwa muganga. Abangaba bombi ntabwo bari barimo bakira urupfu rw'imfura yabo Abi, ndetse n'imitima yabo ntago yari ituje, ahubwo rwose yari yuzuye ishavu n'intimba, agahinda ndetse n'akababaro. Yari yuzuye ukwicuza kwinshi cyane ko Lucas we yararimo asa n'ubaza Imana, yibaza byinshi, arimo yibutsa amagorane we n'umugore we bagiye banyuranamo, ndetse anayibwira byinshi Genta yagiye anyuramo. Yasaga n'aho ari kubaza Imana ati se kubera iki ari twebwe, kubera iki ari njye n'umugore wanjye duhora mu bibazo, ese kuki nta na rimwe turatuza, kuki iteka bihora bisubiramo, ibibazo bihora byisubiramo kuri twe. Inkuru yacu reka tuyitangirira n'ubundi kwa muganga. Genta aba akangutse, mu gukanguka akanguka afite igishika cyinshi ndetse n'ubwoba. Agikanguka asanga uwitwa Layla yicaye iruhande rwe. Layla aramwegera akamubwira ati Genta urakangutse? Undi ati ahantu ndi se nihe? Layla turi kwa muganga. Genta ahera ko yibuka ko kwa muganga koko yahaje ahazanye na papa w'umwana ndetse n'umwana we Abi. Ahita yibuka amwe mu magambo Dr. yamubwiye, agatangira kurira. Atangira arira abwira Layla, amubwira ati Layla ntabwo ndi kubyumva, kugeza ubu ntabwo ndi kubyakira, ese koko birashoboka? Layla ambwira imfura yanjye Abi nawe uri kwemera yuko yaba yapfuye, mbabarira umbwire ko atari byo, basi ndemba agatima umbwire ko umukobwa wanjye, imfura yanjye Abi, umwana umwe rukumbi Imana yari impaye, ese urabyumva? Nyuma y'imyaka myinshi, imyaka 18, ntabwo nyivuga 17 kuko 18 yari agiye kuzura, igira ikimereza umwana, none n'uwo yamaye iramwishubije. Ese njye Genta nacumuye iki? Niki nakoreye iyi Mana? Ese n'ubuhe bugome naba narakoze mu bwana bwanjye? N'ikihe gicumuro nakoze kitababarirwa? Narishe se sinabimenya? Natutse Mwuka Wera se karicyo cyaha kitababarirwa? Basi ngirira mubumbwire, niba basi y'Imana wowe yabasha kukumva, babarira uyimbarize. Layla amaze kurambirwa, niswe ingumba, nabaye byinshi cyane, nabaye ibyo ntazi, nabaye umugome, nabaye umwirasi, nabaye ikivume. none n'uwo Imana yari impaye byibura ngamuza amarira n'agahinda nagize mu myaka 17 yose.
hafi 18 nawe agiye mureba yaciye mu myanya y'intoki. Ubundi Imana ibiri hehe? Ibi byose bitubaho Imana iri he? Ese basi bitubona, basi Imana iba yumva? Ntabwo ndi kubyumva kugeza ubu, njye ntabwo niyumvisha uburyo kano kanya nyuma y'imyaka 3 maze kwibagirwa agahinda kose natewe nuko ntari narigeze mbyara, uyu munsi ngiye kongera kubaho nk'uko nari mbayeho mbere. Nari maze kwibagirwa ko ntigeze mbyara, nari maze kubona unyita mama, natahaga nkagira uwo nsanga, nkagira uza unsanganira ambwira ati mami ubuse ninde uzongera kumpamagara koko? Arayirambwira. Ese ubundi iyi Imana iriho? None se niba iriho koko ibyo ivuga ni ukuri? Ni Imana ibeshya se? Ni Imana yirengagiza isezerano se? Ni Imana itererana abayo? Ntabwo ni Imana ijya kure yaba itakambira ku manywa na nijoro. Ntabwo mbyumva. Habi wanjye, imfura yanjye, umwana wanjye umwe rukumbi, Mana koko uri hehe? Ibi ni ibiki biri kumbaho? Ese Mana ubundi uranzi? Ubundi uranyumva? Umwana wanjye agiye uri he? Mana kuki ubyemeye? Byari kurutwa n'ayindi ivamo ataravuka. Ucunze maze kugera heza, ahatangiye kundyohera, ahandi mureba nkumva ndishimye, ahandi ari umwana ushimishije unejeje. Mana none uramwisubije. Mana ibi ni icyo nkoze? Mana umwana wanjye azize iki? Basi niyarwara nkamurwaza bikanga, ariko nkavuga ngo byanze nagerageje. Gute umwana arwara agapfa amarabira mu masegonda? Ese ubu nzavuga ngo umwana wanjye yazize iki? Mana njye ntabwo mbyumva. Ese ubundi ibi byose bitubaho Mana ureba he? Ubundi wandemeye kubabara, wandemeye guhora mu gahinda n'umubabaro, wandemeye guhorana ishavu n'intimba. Kuki nta cyiza cyazi wanjye ngo kirambe koko? Mana urakoze. Mana wibare kuntwarira umwana. Urareba uri hejuru ya buri kimwe, ushoboye byose, witwa isumba byose. Wayi ibi byose byabaye? Mana ese unezezwa no guhora umbona mbabaye? Ese unezezwa no kumbona ndi gutemba amarira ku matama? Mana ndicuza. Basi si yo utwara njye wari kukandekera umwana, byibura akabaho. Habi wanjye ko wambwiye ngo uzampa kubyara ngaheka, uzampa hungu n'akobwa. None se uku niko ubigenza? Uku niko abaheka? Uku se niko utanga? Mana maze kurambirwa, umutima wanjye urananiwe. Wera nduhurira umutima. Mana ushobora byose, ko nzi ko ushobora byose.
ariko nta na rimwe urarambura ukuboko ngo byibura ndengere mu bibazo. Njya numva ngo hari ba guardian angels, kuki batandindiye umwana? Barihe ko buri wese agira marayika murinze? Ubu byose maze kubona ko ari ibinyoma. Mana, ntabwo mbyumva. Ibi ni iki koko? Cyaze Mana, urankoze maze kubona ko ibyishimo byanjye bitazigera biramba habe n'akana gato. N'ubundi ibyo mfite byose mbiririramo, ubundi si byo nunze bimariye iki? Kuba ndiho byo bimariye iki? Mporana amaganya n'agahinda, ku mutima wuzuye ishavu n'intimba n'agahinda, uwo mutima utazigera ubona Imana. Ubundi bwo ndarwana n'iki, ndaharanira iki? Byose ndabirambiwe, byose ngiye kubivamo. Ibi nabyo basi twara njyewe basi ugarurira umwana, basi wenda umwana wanjye ntabaho, azajya yitwa yuko ari uwa Jane. Ariko si ubu ngubu njye nzajya nitwa nde? Ari nagiye kwitwa mama Abi, ngiye kongera nitwe Jane. Mana, unyambuye izina, unyambura umwana, mbese unyambuye byose nari mfite. Yesu we. Rayira yitegereza muramukazi we, kumva amwe mu magambo yose ari kuvuga biramushobera, bikarangira nawe arize. Ariko yakibuka ko byose ari mama we, akumva arushijeho kurira. Bakiri muri iyo room, Dr. Herako yinjira ari kumwe na Lucas. Lucas aba yasaranye Dr. ari kumwe ati nkeneye kureba umugore wanjye, ntaza gusanga nawe yagiye nk'imfura yacu Abi. Lucas yinjira asanga Jane ari kurira ndetse na Rayira habuze uhoza undi. Aragenda akabahobera bombi, ariko nawe kwihangana biramunanira, agahera kakarira. Gusa arareba akabona nakomeza kurira mushiki we n'umugore we ntago bari buceceke. Agerageza kubaturisha, ariko Jinta we ntago ababyumva. Atangira kubwira umugabo we Lucas, akamubwira ati be, ndikumva ntajya ubwanjye nakishakamo imbaraga zatuma nceceka, ariko ntabwo ndi kubishobora. Mugabo mwiza, ndi gutekereza ku mfura yacu, nkumva agahinda karanyishe, nkumva ndushijeho kwanga isi n'abantu, nkumva nanjye ubwanjye ndatengushwe. Ese basi wowe uri kunyumva? Ese basi wowe agahinda mfite urakumva? Ese basi nimba mfite wowe wabasha kuyumva? Ndabizi ko kuri iyi si ya rurema, iyi si y'abazima,
nta wundi wanyumva uretse wowe, nta rundi wantega amatwi uretse wowe mugabo mwiza. Nakubeshya umutima wanjye uraremerewe, uraraniwe cyane, mfite intimba nyinshi, mfite agahinda ntazi ikintu cyakamara. Ndahombye kandi nawe urahombye. urandebera ukuntu tubuze umwana wacu mu kanya gato ko guhumbya. None se yari mbipi Imana yari iri kuntera, yari iri kuntokwesha inyereka yuko kubyara bishoboka, yari iri kunyereka uburyo ababyeyi babyaye baba bishimiye abana babyaye, yari iri kunyereka ko urukundo rw'umubyeyi ku mwana nanjye nabasha kurugira. Yose yagira ngo inyereke iki? Nari naramaze kwiyakira, irangije umugandi mu rubyaro ndabyara. None noho ingiriye neza, ibyishimo impaye ntibirambye. Ndananiwe. I'm really tired. Birananiye, mfite agahinda kenshi, mfite umubabaro mwinshi. Sinzi icyo gukora, yewe sinzi n'icyo kureka. Ariko zubu wowe uri kunyumva basi? Lucas yitegereza umugore we, kareba ukuntu yabaye nk'umusazi. Aramwegera akamuhobera, akambwira ati tuza, iyaduhaye abizaduha n'abandi. Nibyo ndakumva urababaye, kandi nanjye nuko. Ariko tuza mugore mwiza, mbabarira wirira, wintera agahinda nanjye, wintera kwicuza, witumwa nanjye meranwa n'agahinda. Ahubwo tuza, wiha icyuho Satani n'abanzi, komera kandi ushikame. Akibaho gitunguye Imana, byose Imana yari ibizi. Jenta aratuza, ariko agakomeza kurira. Biramucanga, bigasa n'ibimushobeye. Agahaguruka, ajya kugenda. Lucas agahera akamufata, akavuga ati ndakwinginze wita umutwe bigezaho, ndakwinginze wisara. Erega akababaro ufite ndakumva, kandi nanjye niko mfite. Ndagukunda, kandi n'umwana wacu namukundaga. So please, reka umwana wacu tumuherekeze mu mahoro, turwane no gukira agahinda n'umubabaro dufite. Ariko byibura umwana wacu tumuherekeze dukomeye. Sibyo se mukunzi? Sibyo mugore mwiza nkunda? Sibyo mwiza wanjye? Jenta toya ndashaka kureba umwana wanjye, ndashaka kongera kureba Abi. Umwana wanjye aragiye, ntabwo nzongera kumubona. Sinzongera kubona umuntu nahambwira ngo mami uratashye. Lucas ati mugore mwiza, agahinda ufite nanjye niko mfite. Ariko byibura Abi hano ntabwo yakwishimira kukubona umbabaye gutya, ntabwo yakwishimira kukubona uri kurira gutya. Reka duherekeze umwana wacu mu mahoro, kandi twishime. Ni ubukwe bwa nyuma bw'umwana wacu.
ubukwe bwa mbere ni ukuvuka, bwa nyuma ni urupfu. Avuka twarishimye, reka no kumuherekeza basi tugerageza. Si byo se? Ese basi wanyemerera ibyo nkubwiye ukabikurikiza, tukabikora uko tubiganiriye? Ndati ndagerageza, ariko ndumva nta mbaraga. Mukunzi wanjye byanshobeye, mukunzi wanjye byancanze, ariko se what can I do? Umutima wanjye wenda guturika, uhuje ishavu n'intimba. Lucas agerageza guturisha Jinta, akamwicaza aho ngaho, agasa n'umworosa, akamufureba kugira ngo areke gukomeza guteza akavuyo, cyane ko Jinta aba asa n'uwari uhagurutse, asa n'ugiye, bisa naho yaragiye guteza akavuyo, mbese ibintu byose bikazamba. Rahira waba yumiwe, amarira nawe ari menshi, yegera muramukazi we akamwitegereza, akamubwira ati you are not alone, uri wenyine, nanjye ndahari, ndi iruhande rwawe, kandi iteka nzahora mu ruhande rwawe. Lucas areba umugore we, ariko kubera ko aba adashaka ko umugore abona ko afite intimba, ahera kagasohoka. Arasohoka agatangira guhamagara inshuti n'abavandimwe, abamenyesha ibyabaye, ababwira ukuntu bagomba gutegura. Bucya mu gitondo, inshuti za hafi za Lucas ndetse na Jinta n'abakozi bo muri kampani, na bamwe mu muryango wa Lucas ndetse na Jinta, yewe na musaza wa Jinta ariwe Bob bahari, abari kumwe na fiance we ndetse na fiance wa Layla nawe abari mu batabaye, baherekeza Abi mu cyubahiro ariko mu marira menshi. Bagera ku irimbi bari kumwe na Jinta, gakora imihango yose yo guherekeza Abi ndetse no kumusengera. Byose Jinta aba ari kubibona, ariko agera aho ngaho agasa naho ubwonko bwe butari gukurura ibiri kuba. Hashira akanya, agasa naho avuye nko mu nzozi, agahera kabaza abantu bari kumwe, se hano turi ko mbona hari abantu benshi, habaye iki? Rahira arahindukira akambwira ati Jinta, umeze neza? Jinta ati imeze neza. None se ko mbona hano turi mu irimbi, hano twahageze gute? Habaye iki? Ninde yapfuye? Rahira atangira kumukoraho ngo yumve nyine niba ari ameze neza, nta kindi kibazo afite. Rahira ahera akamubwira ati Jinta, twaje kuzika umwana wawe, turi hano kuzika Abi. Jinta ati umwana wanjye Abi? Abi se ntari mu rugo? Abi yapfuye? Ariko wasaze wowe. Jinta atangira no guseka. Abantu bari aho bose bakumirwa, ukabona abantu bose bari kumureba,
ahera akababaza ati ko mbona mwese muri kundeba, ati mumbore mumbwire muramukazi wanjye yasaze afite ikihe kibazo, ubundi se ko mbona mwese muri kunshungera, njyewe nari mubajije kuki turi hano, none ari kumbeshya ngo umwana wanjye Abise ntari mu rugo, Abise yaba yapfuye, ntago yapfa, imfura yanjye, umwana natwise amezi 9, umwana Imana yamaye yavuzeho, ibyo bintu se bibaho? Reka ntibibaho. Umva nabura n'ibindi pe, ariko sinabura imfura yanjye, gusa Imana yantwara imfura yanjye, ntibibaho ntibyakunda. Lucas ahantu abari ahita abona ko umugore we ashobora kuba yataye umutwe, agasa n'umwegera, amwegera agira ngo amufate, bitaza kurangira bibaye bibi. Akiza amusanga aba yambaye umupira uriho ifoto ya Abi. Jenta akibibona kabona na Lucas, ahera akavuga tuzi ko ari byo, hano uzi ko ari byo, uyu ni Abi, penda nindi kurota koko umwana wanjye, haba umwana wanjye aragiye. Agenda yegera isanduku mu marira menshi n'agahinda, isanduku yo baba bayimanuye mu mva. Nta kindi kintu Jenta akora, nawe ubwe namenye igihe yagereyemo hasi mu mva, mu marira menshi n'agahinda aravuga ati niba umwana wanjye agiye nanjye ndagendana nawe, niba Abi yapfuye nimunzekane nawe, none se ubundi ndaba nsigaranye iki, ubundi se ndaba nsigariye he, byose birarangiye. N'ubundi nta mahirwe n'aya na make njya ngira, ibije binsanga byose ntibiramba. Ibaze ko n'imfura yanjye nayo nyibuze mu kanya gato nk'ako guhumbya, ntabwo mbyumva. Abantu bamanuka mu mva kugira ngo bakuremo Jenta, ariko akababera ibamba. Lucas aramwinginga akambwira ati be singukunda. Jenta terega nanjye ndagukunda mugabo mwiza, ati rero ndakwinginzemo ikiganza cyawe. Jenta tapana, ndagenda n'umwana wanjye, ntago Abi yansiga. Abantu baragerageza bagakora uko bashoboye bikarangira Jenta babanye ibamba, arakomeza akisaza, ariko byose ababiterwa n'amarira n'agahinda kenshi aba yatewe no kubura imfura ye, kubera kunanirwa no kutashyira ibyo ari kubona, ndetse no kubona abantu benshi bari kurwana no kumufata, bamwinginga bamufata, bamuhendahenda. Umugabo we nawe bari aho ngaho byamurenze byamushobeye. Jenta kubera ko ibintu biba bisa naho byarenze ubwenge bwe, mu kanya gato agasa n'utaye umutwe, mu kandi kanya agasa n'ugaruye ubwenge, umuriro uba mwinshi ukazamuka, agasa n'uguye igihumure, akagwa mu maboko
y'abari bari iruhande rwe bari kumwinginga bamukoraho ngo bamuzamure ariko yabyanze. Lucas akibibona mu bwoba bwinshi atangira kubwira abantu ngo nibamuzamure, ariko aba yaguye igihumure. Lucas atangira kubwira umugore we asa n'uri kumukangura avuga ati baby Jinta mugore mwiza, Jinta byose byanjye, urabizi ko ngukunda, ndakwinginze winsiga, urabizi ko ari wowe wenyine nsigaranye, ndakwinginze kanguka ndakwinginze, kanguka ndagusabye. Ese basi uri kunyumva? Wabasha kunyumva? Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese Jinta nukuba igihumure byonyine nangwa aragendera ko? Ubundi subu aramutse agendeye ko akagahinda Lucas yazagakira? Ese ubundi herezo ry'ibibazo bya Jinta na Lucas nirihe? Byose tuzabyumva mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, njye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.